Ese waba uzi ko igihugu cya Isiraheli cyavutse hagati y'abanzi benshi? Ariko kugeza uyu munsi ntibigeze bashobora kukirimbura. Ni iki kibirimo? Ni iki kibyihishe inyuma? Ninde ubiherekeje? Bishingikirije kuki? Tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko y'igihugu cya Isiraheli n'impamvu kidatsimburwa. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira iti, haguruka usige inzu ya so n'umuryango wawe ujye mu gihugu nzakwereka. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 ku murongo wa mbere haranditse ngo, Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Umurongo wa kabiri, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Umurongo wa gatatu, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ni ukuvuga ngo umunsi Imana yahamagayeho Aburahamu yari yaramaze gutegura iki gihugu cya Isiraheli, gusa cyitwaga Kanani. Aburahamu agezeyo arahatura, igihe kiragera agira urubyaro. Urwo rubyaro nirwo rwaje kumanuka rujya muri Egiputa, ruba imbata imyaka myinshi, ariko Imana irukurayo ikoresheje Mose, ibageza mu gihugu cyabo cy'isezerano, ariyo Kanani, ariyo yahindutse Isiraheli uyu munsi. Reka tubirebe ku murongo wa 6 n'uwa 7, haranditse ngo, Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Ishekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Aburahamu ahawe igihugu kandi yubaka igicaniro muri icyo gihugu bwa mbere mu mateka ye. Ariko nyuma yaho nibyo navuze yuko urubyaro rwe rwaje kujya mu Egiputa. Mu kugaruka birukanyemo abanyakanani bari bagituyemo, hanyuma igihugu baragitura n'imiryango yabo. Igihe kigeze bagiye bagira abanzi hirya no hino bitewe n'uburyo binjiye muri icyo gihugu. Bagize abanzi b'Abanyamisiri, bagize abanzi b'Abanyababuloni, bagize abanzi b'Abasiriya. Ibyo bihugu byari bifite ingabo zikomeye, byari bifite ubukungu buri mu rwego rwo hejuru, kandi bifite n'ubutegetsi bukomeye cyane. Ariko byagiye bitsinda Isiraheli, ariko ntibyagize umwanya wo kuyirimbura burundu. Ntago byashobotse. Ese niki cyagiye gituma Isiraheli nubwo yagiye igerwa amajanja kenshi badashobora kuyitsinsura? Imirongo twasomye mu gice cya 12 mu Itangiriro, umurongo wa 2 n'uwa 3, aha niho uburinzi bw'Imana bugaragarira kuri Isiraheli. Imana igaragaza ko izarinda
izarinda kugeza n'aho uzavuma iki gihugu cya Isiraheli nawe azavumwa, kandi uzagihesha umugisha nawe azahabwa umugisha. Bisobanure rero ko ukigabaho intambara uwo ari we wese nawe arinjira mu muvumo ujyanye n'iri jambo riboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 ku murongo wa 3. Hanyuma uzagihesha umugisha nawe arinjira n'ubundi muri iki gice cya 12 umurongo wa 3, kuko uzagihesha umugisha azahabwa umugisha, kandi uzakivuma nawe azavuma. Iri ni ijambo ry'Imana y'ubwayo yivugiye mu kanwa kayo, kandi iraryandikisha. Ntawe ushobora gukuraho n'inyuguti n'imwe, nta n'ushobora kugira icyo ahinduraho. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11 umurongo wa 1 n'uwa 2, reka twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo, nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisiraheli wo mu muryango wa Aburahamu, wo mu rubyaro rwa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana, ati mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine, kandi barashaka kunyica. Imana ntiyaretse ubwoko bwayo yatoranije kera. Ibi byerekana ko nubwo habaho ibibazo, Isiraheli itatereranwa burundu. Ikindi tugomba kumenya, Isiraheli ni nk'ijisho ry'Imana. Turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 2 umurongo wa 12. Haranditse ngo, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyagaga, kuko ubakoraho abakoze ku mboni y'ijisho rye. Murabyumva rero uburyo imboni irindwa. Isiraheli irinzwe nk'imboni y'ijisho ry'Imana. No kuvuga ko iki gihugu gifite agaciro gakomeye ku Mana, ni ishyanga ry'Imana, kandi Imana irabarwanirira ndetse izakomeza no kubarwanirira. Tubisanga mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 14. Haranditse ngo, Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Ayo magambo arahagije kugira ngo wumve impamvu Isiraheli idatsimburwa nubwo igoswe n'abatayikunda n'abatayifuriza ibyiza. Nubwo iri jambo Imana yarihaye Abisiraheli igihe bavaga mu Egiputa, ariko uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko Imana ibarwanirira, kandi buri wese arabibona. Imana yagiye ibwira Abisiraheli ko nubwo ibahana bagatatanira mu mahanga yo hirya no hino, yuko izabagarura ikabatuza mu gihugu yabahaye kugira ngo bakibemo. Turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37 n'umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abisiraheli mu mahanga bagiyemo, bateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isiraheli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami
ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nzakusanya aba bantu aho bari mu mahanga batataniye, mbagarure mu gihugu cyabo nabahaye cy'isezerano. Abantu benshi bayihuza no kugaruka kw'Abisiraheli mu mwaka w'1948, nyuma y'imyaka myinshi baratakaje iki gihugu. Abantu ntibatekerezaga ko Isiraheli yakongera kubaho, ndetse n'abari batuye icyo gihugu bari barayikarabye bavuga bati aba bo rwose amateka yabo yarizinze, barazimanganye ku isi. Ariko umugambi w'Imana kuri bo wari ugikomeza gukora mu isi yose aho urubyaro rwabo rwari ruri hose. Umutima w'Imana wari uhari, kandi ijisho ryayo ryarabarebaga kugira ngo ribarinde nk'imboni y'ijisho ry'Imana. Bafite isezerano ry'uko nta ntwaro bacuriwe izagira ikibatwara. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 54 umurongo wa 17. Reka duhere ku murongo wa 16 kugira ngo ubyumve neza. Haranditse ngo dore ni jye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Aha rero niho ubudahangarwa bwabo buri. Kandi bivuze ngo amateka ya Isiraheli uyu munsi si aya gisirikare gusa, ahubwo afite ishingiro muri aya masezerano yose Imana yagiye ibaha mu bihe bitandukanye, nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana. Ibi bihesha kuba itarimbuka burundu cyangwa utagira icyo uyitwara. Nagira ngo dusubire mu mateka. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, Yerusalemu yarasenywe rwose irarimburwa. Abayahudi batatanira ku isi yose. Ariko mu mwaka w'1948 Isiraheli yongeye kuba igihugu nyuma y'iyo myaka yose. Wabisobanura ute? Mu myaka ingana gutyo hahise ibisekuru byinshi cyane. Ariko ni gute bagiye bahererekanya amakuru y'igihugu cyabo kugeza igihe abuzukuruza babo uyu munsi ari bo batuye icyo gihugu? Bakimenye gute? Bakirwaniye gute? Ninde wabashyigikiye? Birumvikana ko imbaraga z'Imana ziri imbere y'amaboko y'abantu. Hano hari impamvu ebyiri zivugwa. Hari impamvu ya politiki. Bagiye babona ubufasha bw'ibihugu bikomeye, kandi bafite ubuhanga buhambaye mu bya gisirikare. Impamvu ikomeye rero iruta izo maze kuvuga ni impamvu y'umwuka, ariyo mpamvu ituruka mu isezerano ry'Imana ya Isiraheli. Iyi niyo ndakuka, iyi niyo shingiro rya byose. Ariko niba Isiraheli ifite ayo mateka akomeye, kuki ikomeje kugira abanzi benshi cyane kugeza uyu munsi? Kandi ni iki kiri inyuma y'iyi ntambara?
niba ushaka kumva impamvu nyazo ziri inyuma y'iyi ntambara, komeza ukurikirane Maranatha Speaking, dukomeze twungurane ibitekerezo. Ariko nagira ngo ngusabe, nyuma y'ibi byose senga, kuko intambara iri kubera hariya irimo iragira ingaruka ku isi yose, natwe tudasigaye. Singambiriye kuvuga amateka gusa, icyo ngambiriye ni ukuvuga Imana ikomeye yicaye muri ibi bintu. Nshaka ko dusenga kugira ngo ikize igihugu, ikize isi, ikize abantu yaremye. Kuko niba dutangiye kubona ingaruka, bivuze ko byanga bikunda izo ngaruka zizatugeza ahantu hatari heza. Ariko Imana ni nyir'ibihe, yahindura amateka. Hamwe n'isengesho ryawe, hamwe n'isengesho ryanjye, duciye bugufi tukinginga, Imana yakongera ikatwibuka, igahagarika ziriya ntambara, igahesha abantu kumvikana, bakabana mu mahoro. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.